abana rifite ibyo urusha ngo mbiguhe kubera urukundo nkunda Yesu iby'igiciro byose ifeza n'izahabu ibyo byose biri mu biganza byawe iyo nza kubigira nari kubiguhesha iki byuzuyemo amafuti no mu misi yashize koze icyaha gikomeye ndakwicisha mbese urumva ngwiriye nyuma yo gupfa warongeye urazuka ntiwazukana inzigo uzukana imbabazi ngo nkwitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti yanjye humura we nyuma yo gupfa warongeye urazuka ntiwazukana inzigo uzukana imbabazi ngo nkwitegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti yanjye humura we nije wakwicishije nakoze ibibi aba niwopfa sinzibagirwa kuntu wakozwe n'isoni ku manywa bakwambitse ubusa sinzibagirwa kuntu wakozwe n'isoni haleluya ku manywa bakwambitse ubusa ninde wakwemera kwambika ubusa mu ruhame rw'ubushake bwe wari wibereye umutuzo ijuru ryose rigusiga izuru ndaca wari wibereye umutuzo ijuru ryose rigusiga izuru ndaca n'ibyo turimwo Imana iziduha ijuru Imana iziduha ijuru Imana iziduha ijuru sizashingura
y'Abayuda byose ntacyo byatumariraga, kuko twe nta rubanza twari tugira, haba namba twari gukiragwa iteka ryo gupfa. Imana ihabwe icyubahiro, tuzamura icyubahiro, duhe Imana icyubahiro, duhe Imana icyubahiro.